Hello guys, mumeze mute. Reka nizere ko mumeze neza rero amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba birengerazuba ndetse na hano I Kigali muri city. Narimba kumbuye cyane abanzi n'abatanzi ariko abatanzi nabo nabibwira ni Shemsa the CEO Oyaa, you know. Sha nari nkumbuye micro nari nkumbuye kubavugisha hari haciye igihe kubera some reasons ariko nagarutse and I'm here to stay. Rero uyu munsi nkuko mubibona mbere yuko nagira ikintu nkomeza kuvuga nago ndi njyenyine ndi kumwe n'undi muntu. He's my friend, dusharinze ibintu byinshi harimo nakazi nawe ni umunyamakuru mugenzi wanje namubaha akabanza kabibwira tukabona gukomeza ikiganiro. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Bashiro ariko izina ry'akazi nkoresha ni GB Entertainer. Arakoze cyane GB Entertainer. Rero ntarakomeza nababwira wa muntu uri kureba The Youth TV, please I beg ni utarakora subscribe kanda subscribe cyangwa sabone mu gifaransa ukande no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo ujye ubona notifications z'ibiganiro byacu bitandukanye tuzajya tubaha kandi byiza. Hanyuma rero nkuko mubibona muri title dufite ikiganiro uyu munsi twaje kubaganirizaho and I think it is very interesting, you know, kubera ko ni ibintu biri gutrendinga, ni ibintu turi kubona biri kugenda bizenguruka kandi bimaze iminsi kandi bifite ibintu byinshi birimo kwica. Ntago tuje hano kuko tubyishimiye cyangwa iki, ni ibintu bibaho, ni ibintu bikwiye no kubaho ariko twebwe turi kubona bari kubibona, I mean bari kubikora mu buryo butari bwo. Hanyuma nyine natinze na twabyise agatwiko katinjiza, you know, agatwiko katinjiza. Rero nkuko nareka mugenzi wanje akagira ikindi kintu nawe abivugaho and then tukababwira nyine impamvu twatekereje kuba twababwira kuri iki kiganiro. Of course ibyo uvuga ntago beshya. Ni ijambo rya trendinze cyane riturutse kuri Rocky kiraberenya avuga ati agatwiko katinjiza. Ariko nubundi byaturutse muri entertainment aho bigaragara ko ibintu by'agatwiko bimaze kuba byinshi muri entertainment. Twaravuze duti rero kuki tutabiganiraho kuri The Youth TV kugira ngo turebe ibi bintu ese koko birakwiye tubikore tubyamamaze koko bigiraho biva bigire naho bigera. Ndabecyashe musa ntago beshya. Niyo mpamvu rero twavuze duti reka uyu munsi tubiganiraho tuvuge ati agatwiko katinjiza. Nkuko mubyumva ni agatwiko katinjiza. Ibyo ari byo byose natwe turi ku ruhande rwo kunenga tuvuga yuko ibi bintu ntago twakabaye tubikora bitewe nuko bifite imbogamizi nyinshi. Bifite imbogamizi nyinshi. Shemsa wakomeza ubabwira ariko biragaragara kandi koko birumvikana. Nkuko rero babwiye ni ijambo ryisobanura agatwiko katinjiza. You know, hari mbere yuko nakomeza nabwira nk'urugero hashize iminsi mike nako ntago ari ukuvuga ngo ni rugero rumwe. Uyu munsi haba hari agatwiko kuyu n'uyu, ejo hakaza agatwiko, ejo bundi last week ku munsi wa mbere byari agatwiko ka Juno na Wise no kwa kabiri, undi munsi haza agatwiko kundi n'undi. I don't want to mention them ariko ibintu nk'ibyo nyine. Umunsi tukabona umuntu ngo bashwanye batonganye, ejo nk'umufana ntacaho nkabona bari kumwe mu modoka. Urumva ni ibintu bi confusinze cyane. Hanyuma rero twebwe twabonye twabyizeho nk'abanyamakuru tubona ibi bintu bifite ingaruka nyinshi zitandukanye ariko twatekereje ku ngaruka ya mbere byatera wenda nko ku ruhande rw'abafana. Iki kintu cy'agatwiko bituma abafana bata icyizere mu bahanzi muri entertainment muri rusange. Ugasanga niba ubonye news zitari true bakatukana bakagira ibiki bagatongana, hanyuma ukabona bari kumwe utuvuga ati se umuhanzi wanje nkunda nemera how nyine yambeshya gutyo kumva bari disappointed, you know. Urumva icyizere hagati y'umufana n'umuhanzi biba bibaye ikibazo. Urumva rero niyo mpamvu twabonye ko ibi bintu nagatwiko katinjiza koko. Iyo yakomeza kandi koko ibyo uvuga nyine ntago beshya koko bigira ingaruka nyinshi mu buryo buri kugaragara kuko byatangiye abantu batabizi twe tukabibona tukavuga ati byanze bikunze is true, ni true, ibyo turi kubona ni true, ariko nyuma yuko abafana bari kugenda babivumbura bamenya tubone ni iki kiri kujya mbere. Umufana akajya muri commentaire ugasanga n'umuntu ari kuvuga ati mwitwikire wanyu, ugasanga undi mufana yavuze ati iyi filime izarangira gute, bakabifata nka season nk'ikintu kiri gukinwa, ugasanga bamwe muri bo ntibabikunze
abandi babikunze ariko mu by'ukuri ibyo bintu biba biri gukorwa ntago abantu bakabaye babijya bamwe ngo bajye ku ruhande uru abandi bajye kuri uru twese twakabaye tuvuga ati iki kintu ni sawa twese reka tugikurikire ariko nimba ibintu byamaze kubyara impande ebyiri shemuso urabyumva ibintu byabyaye impande ebyiri bamwe barimo barabivamo abandi bakabijyamo none no kuvuga ngo ababirimo nawe hari igihe bashobora kuzagenda babyanga usange bya bintu abantu bari guhereza abanyarwanda nta muntu ukibireba abafana tuvuge nda King James nasora indirimbo ariko yamamaza tuvuga ati ni Kagatwiko Katinjiza urumva nijo nadutegurira indirimbo nziza nayo tugire ngo nagatwiko za views za YouTube bazibone ziri kugenda zigira gute zigabanyuka rero mbona ibyo bintu watubwira n'ikindi nyine kibazo byaterana urugero nko ku ruhande rw'abanyamakuru ku ruhande rw'abanyamakuru ho birakabije cyane urabona abanyamakuru barabikoresha wenda kugira ngo bakunde bazamure amacano ugasanga yenda hari channel runaka abantu bari gushaka gukreatinga ugasanga umunyamakuru umwe yitendetse ku wundi ariko cyane biracyafokasinga kuri cya kibazo cy'abafana ega imyidagaduro ikorerwa abandi abafana bro ikorerwa abafana urumva mukanya ni bavuga ngo kanaka umunyamakuru ari gushwana na kanaka nago twirigo tuvuga amazina ibyo ngibyo yenda nta nubwo tunabazi ariko turabizi ko bijya bibaho bishobora no kuzakomeza bikanabaho wenda mu minsi iri imbere mukanya tuvuga ati kanaka umunyamakuru ari gushwana kanaka mukanya tubabone mu modoka ahantu bari kumwe mukanya tubabona ahantu bari gusangira nimba wanakundaga gukurikira yaca nuzavuga ati birirwa badukinisha abantu Juno na Wezi usange ngo n'iki ngo bari kumwe kandi jo baratukanye ntambarira road babashaka gusora 1000 ni urumva ibyo bintu rero icyo biri gusigura byanze bikunze bisasiga byangije entertainment icyo turi kuvuga kandi nanone si ukuvuga ko ibi bintu bidakwiye byahozeho ibi bintu byahozeho urugero twavuga nk'inkuru yigeze gutrendinga ya Riderman n'abandi ibintu mani byahozeho nuko bari kubikoresha uburyo budakwiriye Shemusa nagwa kirengagiza ibintu byavuzwe hagati ya The Ben na Tom Close bavuga ngo bavindimwe ariko ibyo ndi wasangaga ari ibintu bibaho mu gihe kirekire ubwabyo bikisobanura uri kumva ariko ubu ngubu bisigaye biba umufana akahita avuga iyi ni indi season ugasanga like byatumye n'ikindi kibazo twavuga urabona ikindi navuga bino bintu byangije creativity y'abahanzi of course nagwe abahanzi we nk'umuhanzi ukabona n'inyamakuru wabitubwira kuko ni ikibazo gikomeye ukamushyize hanze ariko ntacyo bitwaye okay ku kijyanye n'abahanzi mu kijyanye na creativity y'ibyo bahimba nanone creativity iratakara okay nimba yenda nari mfite story nshobora kuririmbaho nkavuga ati shaka kuvuga ku rukundo n'undi mukobwa yenda rwakonje urumva icyo gihe ntago icyo gitekerezo urumva mba nyiki gifite kuko ndi buvuga ati n'ubundi si ibintu by'inkondo ntibikigezweho ndi bushake ikintu gitwika zubeshye ngo nze nkora ikintu gitwike nkore ya ndirimbo iri buze igahuriramo na agatwiko nikarangira nayo birazimye kandi mu by'ukuri abantu dukeneye ya ndirimbo nzajya ntumva nkibuka ibihe byose nzagira nka zino ndirimbo zo muri 2016 2017 kumanura muri iyo myaka ziya ndirimbo nago zijya ziva urayumva kabisa kumva emotions zira urabyumva iki gihe unyuzamo ya ndirimbo kongera ukayikumbura ariko izi ndirimbo ziri kubaho kubera agatwiko yana birajyana ni ikibazo nyine agatwiko karangiye n'indirimbo irarangiye kandi mu by'ukuri ukuntu twemera ubuhanzi twemera ko ari ikintu kidasaza bavuga ko umuhanzi apfa adapfa ariko arasinzira ibyo ngibyo biterwa n'iki n'impano arapfa imana ikintu yasize tugasigara tucyumva yes of course ubwo rero nimba iyo creativity yo kugira ngo abantu bahereze abantu ikintu kizagumaho imyaka yose iri kugenda itakara urumva n'ubuhanzi burimo burashira bushingiye kuri kagatwiko nyene umva ikindi kintu ntagenda ntavuze ntaza no kucibagirwa aka gatwiko cyangwa se n'ibindi bimeze nkabyo biri gutuma mu commentinga mukangana guys niba ngumwe akunda Juno undi akabakunda Wezi ubwo niba ngo Juno ari gutongana na Wezi kazu gatuka Juno ukenda kumwica kazu gatuka Wezi niba ngukunda Juno kubera ko ngo guys aka gatwiko kazabakoraho ibintu byo kuza ugakomentinga ukavuga ibigambo bibi nge narabyanze ikindi ntago yantumye ariko
guys abantu muri kugenda muvuga ibintu bibi mukazaye mugenda mugakomentinga ibintu bibi ku ma post y'abantu mu ma live y'abantu mwihane kubera ko bizabakoraho sibyo nk'ubu ni mugoroba narindi kuganira na DJ Brian ngiye yambwiye uwo muntu ko nakomeza kumuvuga nabi akomeza kamutuka mu ma comment yuko ari bujye kumurega kuri lib kandi abifitiye uburenganzira ni gutuza muri comment kuri post y'umuntu ukazuka mutuka ibyo bintu ntago birambaho pe ariko like mbishyira kuri side yanjye kuko bimbayeho nanjye byambabaza urage umuntu yarakuze nago muzi yubatse izina man DJ Brian man wowe yambwiye ko kubwo urumva uri ku level yo kuba wagenda ukamutuka guys nyine agatwiko ntigatume mugenda ngo mwange bagenzi banyu kuko urwango ntago ari rwiza sibyo ibintu by'agatwiko katinjiza nimushake ntuzatekereze ko kugira ngo uzamuke ube a superstar cyangwa ube famous bizagusaba kugutukana ngo uvuge nabe Oyaa man bya bintu ni ibintu byiza bisaba gukora and then you pray ugasenga ariko kuvuga ngo uragenda ndagenda nuke DJ Brian muri comment ndagenda nuke Yago muri comment ndagenda nuke Philipita nta ko ari byo bizakugira umustar ntibibaho we genda ukore uhige bikaze unasenga ibintu byose bizaza ariko please man ibi bintu byo gutukana muri comment nubwa gatatu mbivuze please mumbabare mubireke mubicike kuko nta kiza cyabyo sibyo hanyuma rero ikintu navuga ntago yajanga gusa kuvuga ngo tuganire bisanzwe hari ikindi kintu cyamuzanye afite project ndumva yayidusobaniraho gato ko iri related na bino bintu turimo n'ubusanzwe and then tukaba twasoza koze cyane ku mwanya kuri The Youth TV ntago naza ngo tuganire kuri ibyo gusa nako kabara akagomba gucamo kugira ngo abantu bajya badukurikira bajye babasha no kwishimira ibintu tubaha kandi ibintu tubaha bijye binabubaka mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tujye dutanga ikintu kirangirira aho ngaho usange nta kintu gisigiye umuntu ibyo bintu nabyo ntekereza atari byo ntago biba ari sawa urakoze rero kora ifite project yanjye ndimo n'ubundi ifite ahantu ihuriye na entertainment ni ikiganiro nshaka gutangiza bita The Home Up The Home Up ni ikiganiro nshaka gushishika imbere cyane n'ubundi urebye ntago kizaba gishingiye kuri kiramurozi cyane ariko urayakanye bro oya nago mbihakanye ni iwacu ni naho bizahera ibikorwa byinshi niho bizahera tubanze tuzamura iwacu icyo nshaka n'ubundi kubwira abanyarwanda nuko ikintu cyose wakorera iwanyu wagihaye umurongo birashoboka ngarutse iwacu gisupusupu nsengiyumva François n'ubikiramuroza arazi Kigali wenda kuko ariho ari ama studio ari ibikoresho bifatika urumva agakora indirimbo akitahira hari ntago bimubuza gukora ntago bimubuza gutrending igihugu cyose twumve yuko aho turi dushaka kuhakorera ibikorwa bigakunda ibyo rero byose muzagenda mubikurikira mu kiganiro The Home Up ni ikiganiro nzatangiza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu ni ikiganiro kizagitambuka kuri channel ya YouTube nyihanganire ngiye kwamamaza ni channel ya YouTube bita Rigo TV Rwanda kano kanya n'ubundi irakora iriho n'ibindi bintu mushaka kugenda mugakurikira hariho impano z'abahanzi rero muri The Home Up ntago tuzaba dukora ibiganiro gusa ibiganiro bigomba kugeraho biba bishingiye urumva tuzaba rero tugamije kugira ngo tujye tuzamura impano z'abantu aho uri hose umenye uvuga ati ahandi ntago nkwiye kwipinga kuko ngiye n'uyikiramurozi impano yanjye se ninde wayimenya se byumve neza yuko aho ngaho uri ushobora kuzamura impano yawe ikagira ahigera nibyo ngibyo tuzadukomeza kwibandiraho muri icyo kiganiro tuzagifungura official ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu gitambuke kuri channel ya Rigo TV Rwanda tuzadukora ibintu byinshi ntago nabivuga hano ngo mbirangize ariko uko muzakomeza kugenda mudukurikira muri icyo kiganiro muzagenda mubona ibintu byinshi byiza tubafitiye kandi I know ko muzabikunda kandi muzanabishyigikira nk'umuhungu wanyu GB Entertainer n'abandi mwese nyine murabizi mugomba kumushyigikira gahunda ni hejuru ariko wamamaje cyane urumva se kuntu bimeze mwabyumvishe ibintu byose babwiye ni project nziza cyane ndabizafasha abantu benshi bagiye batandukanye ariko akomeje ku bintu byo gufasha abahanzi hari abantu benshi cyane bafasha abahanzi n'abahanzi gusa bafasha impano nyinshi zigiye zitandukanye mu Rwanda mine nkunda kubashimira nago nagenda nabashimiye bitewe nyine ngeno buri wese afite ukuntu ashimira umuntu bitewe n'ikintu yamufashe cyangwa n'ukuntu abona afasha abantu ariko ngiye ewan always man ndabashimira abantu benshi batandukanye hari Yago Irene
bamuyoboke Alex n'abandi bose ariko especially man yago man yo muvuze ngiye mbona ndi nervous ariko yago arabizi ndamwemera byatari nubwo muri iki gihe atari mu bihe byiza ariko I know ko ni ibintu bizarangira man ni ibintu bizarangira yongera mire fresh twongeye turebe ba inyogoye ba gihozo n'abandi bose man turabakumbuye byatari naho bari ewan iyi message bagereho yago umva man wowe keep it up ibintu byose bizagenda neza we are playing for you ibintu bizarangira ariko abo bantu bose ndabashimiye man umuntu ugufasha from scratch akakugeza ahantu hadanje man abo bantu man Imana igibaho umugisha nawe ufite abantu bagushimira utavuga kuri icyo kintu cyo gushimira uvuga umuntu gukora hasi akakugeza hejuru ngo yibagirwe management ya Irene bone ngeze kuri uyu mugabo yongeye kumuvuga ndabanza nkanatuza kugira ngo nkunde mvuge ibintu bye byumvikane uzatinye umuntu uzagufata akagukura nk'ibyo turi kuvuga nyine akagukura epfiyo akagukura mu kiyede akagukura ku muhanda akagukura hano wowe wumvaga yuko utazava urumva akagukura Imana igashayininga kuva no mu gihugu ikagera hanze Irene ukuri kose big up ukora ibintu by'agatangaza kabisa natwe inzira irimo uragenda ducira tuzayinyuramo kandi natwe tuzi ko tuzubaka byinshi natwe dushyire iryo tafari kandi bigenze neza mwe muzakomeze mudukurikire gusa arakoze cyane rero ngo akundire n'iki ariko natwe ntabwo tumwanga fo niko bimeze man rero tutizimbye mu magambo mwakoze cyane kutwumva ibintu byose twabwiye ni ibintu ntabwo tujya tugenda gushaka ibintu by'agatwiko katinjiza kugira ngo tuze tubishe abanyarwanda ni ibintu bibi kandi n'ababikora bazabireke icyo twabwiye rero mukomeze stay tuned kuri The Youth TV turabakunda cyane tuzagaruka and we are here to stay icyo nababwira nk'itangazo guys The Youth TV yaje kandi dukeneye inkunga yanyu please mutakora subscribe bayikore mujye mudukorera share kuko ubu ngubu tugiye gukora ibintu bihoraho nta bintu byo kongera kugenda cyangwa gutinda numva dukeneye inkunga yanyu kandi natwe muradukeneye kuko tuzajya tuba ibintu byiza bitandukanye birenze bitaragatwiko katinjiza urumva rero ubwo reka basezere ababwire nk'amagambo abiri anahe inama abantu bakorera agatwiko katinjiza and then tube twasoza. Of course urakoze cyane ndashimira umuntu wese wakurikiye ikiganiro cyacu ubashije gukurikira ikiganiro cyacu uri umunyamakuru uri umuhanzi uri umufana ubasha kumva uburyo ibi bintu bigomba gukorwamo kandi bikagenda neza wamwimerere w'ibintu kongera ugasubira ku murongo urumva rero wakoze cyane kudukurikira ndizera ko ibintu byose bigiye kuzajya bigenda neza Shamusa the CEO The Youth TV wakoze kuntumira kugira ngo mvuge ku mishinga yanjye kandi ndabizi ko abantu bawe nyine nabo bagomba kumenya tuzatumirana nta kibazo turi kumwe mwakoze cyane murakoze cyane rero ubwo naho ubutaha itoze Shamsa girl tuzabazana n'abandi bantu beza kandi Bashiru entertainer ni umuntu wa The Youth TV naho utaha rero reka duhuru utaha